Haleluya. Twese tujya hano. Turaza kubasaba mutwikirize. Yakaya tubaha tubicaza namwe muyiduhe mutwikiriza. Haleluya. Haleluya. Murakoze cyane. Twavuga amashimwe y'Imana bukira bugacya kuko twe aho muba mutubona we hari ibyo tubona byinshi murabizi. Hari ibyo tubona mwe mutabona. Burya nshobora kukubona warize nkaguha agatambaro. Florence yakubona ukeneye amazi akaguha. Sara hari ubwo yicaza gwe kwa kundi. Haleluya. Aha rero hari ikimana mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo hari icyo nagusigiye Krete. Haleluya. Twe rero hari ikimana duteganyirije i Bethesda. Haleluya. Nk'aba protocole mubanze mukomere Imana amashyi tubabwire. Uyu murimo yaduhamagaye iduha agakiza, yanaduhamagaye itubwira ikizadukorera nitugera mu uyu murimo. Icya mbere ni ukuturinda. Dukomere Imana amashyi, icyo kintu kirakomeye. Iyo duhamagara muri uyu murimo hari ibyidusezeranye. Iturinda twe ikaturindana n'abacu. Ubu rero twebwe duhagaze aha dushaka kubabwira ko hari aho Imana yaturinze amarira muri protocole. Haleluya. Dufite mugenzi wacu no mu protocole yitwa Kabayiza, muramuzi. Kabayiza yagize atya arwara kanseri. Kanseri yo mu maraso. Tujyanga ishimwe ryacu mu ryakire. Ajya kwa muganga, ducika igikuba muri protocole, tugira urubuga rwacu, dufata igihe cy'amasengesho. Kabayiza mupimye asanga afite 128 bya kanseri mu maraso. Muri kumva uburemere bwarimo? Turavuga rero ngo ko ari y'Imana ijya iduhamagara. Turavuga ngo ntabwo turi burire. Ntabwo turi buterwe n'uwo muyaga w'igikuba, ahubwo twege tugira umushumba. Haleluya. Turavuga ngo wa mushumba wacu, bishop wacu w'itorero Kabayi, nta handi dufite twerekeza amaso yacu, hari yaduhamagaye ariko hari n'uyikoresha. Haleluya. Kabayiza ajya kureba bishop. Hari ikindi bishop adukorera tumugeze imbere. Aha ni kwa muganga buri wese afata imiti ye. Hari uwanga imiti y'undi. Kabayiza afashe amasengesho y'umushumba n'ikiganza cya bishop. Mukomere Imana amashyi mbabwire icyakurikiyeho. Cya kiganza cy'umushumba kimwe ajya dufata aha akagukoraho. Kabayiza agiye kwa muganga yo 26. Hallelujah. Murumva kanseri aho yari igeze. Ubu tuvugana nona Kabayiza yari kwa muganga, abwiye umuyobozi w'iyi groupe yacu kwa gatatu ibyacu bigira uwongozi, kuna ngazi za uwongozi. Ubu hari utuyobora hano ubwo ari uri kuvuga, bavuze ngo ninjuze kuvuga nyine. Arambwiye ngo Saddam, all station tubonye ijambo tugomba kubwira abakristo bacu. Kabayiza bari kwa muganga baramupimye afite 6. Turabasaba muhaguruke, bese muhaguruke. Mugihagaze tubabwire bishop yamukoze ari 126. Atashye ya 26. Uyu munsi kwa muganga yabonye 6. Imbere turashaka kuza kubabona 0. Haleluya. Turabwiza ukuri aha hantu mugihagaze mwihangane. Aha hantu naho gutabarirwa. Aha hantu ni ku kidendezi. Cyarihindurije. Ubu rero icyo gikeneye wowe haguruka wigendere, ririya niko ryanditseho. Wigendere ibyawe byakemutse. Haleluya. Amen. Nuzajya wumva ugeze hano. Kwizera kwawe nicyo kintu tugira hano. Ugahuza amaso n'umushumba. Umushumba wacu mukuru. Vuga ngo bishop. Aho hari Imana imuha umugisha. Muzamuri ibiganza aho hari bishop Imana imuha umugisha. Dufite umubyeyi wasigaye hano mama bishop. Tujya tuzana abantu bagapfukama hariya ariko turi benshi ntituri buhapfukame. Mu byubahiro tumugomba. Twege tugiye gupfukama aha. Nukuri Imana iturinza Maria. Twigeze gupfusha mu protocole azize kanseri. Ariko Imana idukuyeho amarira muri protocole. Imana yacu yabwe icyubahiro. Mama bishop turasaga ngo dupfukame hano. Nukuri mugende mudukoraho ubundi dusubire mu murimo hariya. Imana iduhana umugisha.
gukosora ahubwo avuze Sadamu, niyo mpamvu mbanje guhamagara. Haleluya. Ubundi nanagera nubwo naringiye mu bindi, ariko nashakaga ubundi no kumuhamagara kuko narimbizi ko yagiye ibutaro, kuko je nari nizeye igisubizo kizima. Haleluya. Aravuze ngo hasigaye 6, ntimugire ngo ahubwo aracyafite kanseri. Umuntu muzima agira n'amaglobule blanc, umuntu muzima agira hagati ya 3 n'ibice 5 n'9, wafite 6 yarakize. Haleluya. We yarakize. Bene data azaza byivugire, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Kabayiza ibyo bababwiye yarafite kanseri, yavuye ku biro, yatakaje nk'ibiro 30 mu mezi 2, aragenda arashonga, sinzi ko mumuzi, no ibiro nka 15. Byo nukuri. Arashonga sinzi ko mumuzi. Aragenda afite ikintu kimubabaza hano, basanga biri kwivanga, pancreas yarapfuye, basanga afite kanseri yo mu maraso. Ajya i Kanombe, ajya ibutaro, hose ni kanseri. Hanyuma icyo gihe afite ibibazo byinshi no mu rugo, sinzi umuntu yamuhaye, azaza byivugira, ariko nukugira ngo mwumve gatoya. Sinzi mukuru we yamuhaye, muri umuna we yamuhaye 50,000, ari afite imbere n'inyuma. Hari igihe tubabwira igitambo mukagira ngo ni amafaranga, mukagira ngo amafaranga niyo yanyu, niyo abantu bashaka, ariko ikintu cyose buriya cyajyaga gukoreka kuva kera batambye ibitambo. Haleluya. Kandi ibitambo bizima bitagawa. Aravuga ati mfite ibibazo hano, nta n'igiceri kimwe mfite, fasha ya 50. Ndagiye ngiye kwicomeka ku mushumba, ngiye kumubwira ngo sengera, nizeye ko nkize kanseri. Asiga mu rugo nta n'igiceri gihari, aravuga ngo uribonera igitambo kibidutunga. Ajyana ya 50, bibaye ngombwa ko mbivuga. Hanyuma ajya kureba umushumba, agiye kumureba umushumba aramubwira ati ndambika ikiganza, agenda yizeye, nzi ibyo icyo nizeye. Aramusengera nk'uko bari bariho babivuga. Ubwa mbere urumva yari 120 na kangahe, hanyuma basanga igeze kuri agiye basanga yamanutse bigeze kuri 26. Aravuga ati ngiye ibyo nizeye nuko bari bamuhaye imiti, bavuga bati we uzagaruka, ariko turabona we wakize. Bamuhaye utuntu tw'utunini, yaragiye gutangira bya bindi bya chimiotherapy, barabireka, baravuga tuzagaruke, we ntabwo tuzi uko bimeze. Uyu munsi rero yagiye ejo, uyu munsi bapimye basanga yarakize. Haleluya. Iyo niyo Mana twaje kureba, iyo niyo Mana twaje gusenga. Kandi nanjye hari ikintu Imana yambwiye. Haleluya. Mana twiringiye niyo Mana. Harya ndabasengera iki? Reka mbasabire umugisha. Amen. Reka nyibwire yigaragaze no kuzima bwanyu. Iyo Mana yigaragaje kuri mugenzi wanyu, yigaragaze no kuri mwebwe. Akira igitangaza wifuza mu izina rya Yesu. Akira igitangaza gituruka ku Mana mu izina rya Yesu. Akira ibyo basabye Imana mu izina rya Yesu. Akira guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Akira imirimo y'Uwiteka ubona Imana mu izina rya Yesu. Igitangaza uri gusaba Imana ikwigaragarize mu izina rya Yesu. Imana twiringiye ikwiyereke, igusure, ikugereho mu izina rya Yesu, igukorera ibitangaza. Nawe igukorera ibitangaza, iguhindurira amateka, ikwiyereke nk'Imana, iguhe amashimwe mu kanwa kawe, amashimwe uzivugira we ubwawe mu izina rya Yesu. None gusengeye kugira ngo ubone Imana, wongere uyibone mu rundi ruhande, wongere ubone kugira neza kwayo, ikugirire neza mu izina rya Yesu. Nawe uyibone, wongere ubone imbaraga zayo, wongere ubone kugira neza kwayo, wongere ubone amashimwe, uvuge neza y'Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nawe niko ngusengeye, wongere wambara imbaraga, wongere ubone ibitangaza, wongere ubone ineza ugomba kubwira abantu mu izina rya Yesu. Ubone ishimwe rishyashya mu kanwa kawe mu izina rya Yesu.
igitangaza, ubona ineza, ubona ibyiza bituruka mu kuboko kwiza k'Uwiteka mu izina rya Yesu. Ikuremera amashimwe avuga mu izina rya Yesu. Inezeza umutima wawe, uhagarare hano ubwira abera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rifite imbaraga. Nawe niko ngusengeye, ubona ineza y'Imana, ubona ikiganza cy'Imana, ubone gukora kw'Imana, ubona imirimo y'Imana mu izina rya Yesu. Ubone gukora kw'Imana no gukomera kw'Imana ku buzima bwawe, ubone igitangaza ushaka kw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi, dukomere Imana yacu amashyi. Ndagira ngo abantu bicaye bahaguruke.